ibihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimo bamaganye kumugaragara umutwe wa 23 mu bintu birebana nuko uyu mutwe wagira igice uyobora kibangikanye n'ikindi gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni intambwe ubwo narimo supportinga igitekerezo cyawe. Harano mbeshye ngwiki ni mu nteruro ni ijambo ryavuzwe nande ku ruhande rw'u Rwanda ryamagana M23 kangusomera inkuru yavuzwe nande ngusomera inkuru cyangwa hari icyo ushaka kongera ko ryarasohotse mu general bose nk'ibihugu ariko nk'u Rwanda ninde wagiye imbere agakora habayeho rushaka witonde kubera ko Kigali bashobora kuzamagana M23 kandi atari uko ntago bishoboka ntibishoboka ibyo u Rwanda ruri muri iyo mu bihugu 12 niba mugiye ahantu muri abantu 15 uwo mwanzuro n'umwanzuro yafashwe ko muri 15 mwese buri muntu yemeye gufata iyo nzira utayirwanyije se ubwo ntubiyemeye oya ushobora no kwifata ugaceceka ntago bavuze ko bifashe na nubwo basohoye itangazo risoba bivuga ngo twebwe ngo biriya muri amwanzuro utabashinja yuko babyemeye ari wabibashinja none se muri politike y'ubutanzu bawe kwisinya ntuze sinyatire zari zingahe 12 ibihugu 12 kandi byahisemo ushobora kubishyiraho ibya sinyatire ariko ni nacyo kibazo nagusobanurira ngo utari bwo kumva uvuga ngo rigare ubu Kongo ni igihugu ntabwo twashyigikira inzego ebyiri z'igihugu zibangikanye. Yego. Icya kabiri M23 twayivugiye idafite kivugira bamaze kuba abagabo nibihangane tubamagane bivugire tubamagane ubwo ntago rushobora kwamagana M23 imbwirwa ruhame yabwiraga abakongomani kandi abakongomani kubabwira hari aho yarari ababwira iyo mbwirwa ruhame yaba icyo gihe yari ataragererwa cyangwa iki ariko yagombaga gushyiramo ako kantu reka nk'urugero kakamara iki rero nubwo mbizi neza yuko igihe Kabila yasinyaga na CNDP amasezerano ntabwo yasinye gusa nka Kabila yasinye nk'umukuru w'igihugu. Kabila ashobora kutabyubahiriza umukurikiye akabyubahiriza. Ni nayo mpamvu ni mu myenda twari dufite ngira ngo 9 billion yaguze intwaro mu gihe cya 1994 intwaro Habyarimana yaguze intwaro leta y'inkotanyi yarazishyuye yishyuye ayo mafaranga. So inyabiziga imodoka n'ibiki ngira ngo ni iminsi 15 ntabwo ndi nshobora neza ni 10 cyangwa 30 sindamenya ntago ari imodoka ijya ntago renza ibyumweru bibiri. Ikibazo gihari ngira ngo kubera ni nk'izindi nzego zose zigenda zibaka ubundi kugira ngo leta ifatire umutungo wawe kubera umwenda uyifitiye hari uburyo binyuramo. Ibi ngibi ntago itegeko ribyemera yuko umupolisi wo ku muhanda yuko yafatira ikinyabiziga utwaye imodoka tuvuga ya $1,080,000 afatiye ikinyabiziga uri mu mwenda w'25,000 kandi wenda ntayo ufite at the moment. Ati ntuva hano imodoka kinyabiziga ntago kiva hano. That is not constitutional. Kuko uragiye uragisize. Ni ukuvuga ngo aho umuhaye akazi ko kukirinda aho polisi ibikoresheje igitugu. Ni kwa kundi nyene kukubangamira ku buryo ugomba kuyishyura. Nk'ubwo habayeho nk'ikibazo bakaza bakayiba we ubundi kugira ngo leta ifatire umutungo wawe polisi hamagara breakdown bakayijyana kunoza yawe kandi nawe ukayikurayo hari amande y'ibijyana nabyo niyo breakdown urayishyura wishyura amafaranga yo kwitwara. Ikibazo nyamukuru n'ibyangiritse niba yanangiritse mu buryo bwo kwitwara no kwibika ntago bibareba. Ikibazo mu by'ukuri kinahari ni n'ikibazo cy'amategeko. Urukiko nirwo rutegeka ku mutungo wafatirwa ntago ari polisi. Ni icyemezo cy'umucamanza ngo polisi niba banabyumva ku kanwa. Noneho ugasanga ndeka ngwe n'urundi rugero ugasanga tuvuge umuntu niba nubwo bagiye bakivuga bamwe ba polisi baracyubahiriza ariko aba polisi benshi bo mu ntara ni baracyubahiriza. Niba umuntu umufashe yatwaye yasinze umuntu niwe wasinze ntabwo imodoka yasinze. So
Kigali's big and bold radio conversation on Face the Nation. Saturdays at 10 a.m. 94 n'ibice bitatu Royal FM tubaha ikaze mu kiganiro Face the Nation kibageraho buri wa gatandatu kuva ku isaha y'isa 4 kugera ku isa 5:30. Ni kiganiro tuba tuganira ingingo zitandukanye, ingingo zibivugwa biba mu gihugu biba hanze yacyo, ingingo zitandukanye kandi tukazisesengura ariko kandi tunahana n'amakuru muri ubwo buryo. Nitwiringimana Patience muri studio ndi kumwe na Mugabe Robert ndetse na Kabagambe yangiye mu cyane yarantwaye Mazimaka Magnus nawe turi kumwe cyane. Mbaha ikaze mwembi. Good morning. Mwaramutseho mugire umuganda mwiza. Uyu munsi ndumva ari ni tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu. Nicyo kiganiro cyacu cya nyuma muri uku kwezi. Yego. Cyanyuma cy'ukwezi. Ikiganiro cyacu ni buri wa gatandatu kuva saa 4 kugera saa 5 n'igice. Uravuga iki kubushize? Navuze ngo ni ikiganiro kibageraho buri wa gatandatu kuva saa 4 kugera saa 4 n'igice, isaha yose n'igice, na isaha yose nahise nyinyonga mu magambo. Ariko urumva n'ubusanzwe urya amagambo hari ukuntu editinga. Ashobora kuba mu editingira mu magambo mvuga se afite abana akandamiza. barakurega suppression byagaragaye mu magambo buri umuntu wote amagambo n'abantu yabahote kicero ko nakizi hora Bibiliya iravuga ngo nimuzogere cyangwa ngo mugabanye ntagiye icyo mukuraho nikagira icyo mwongera. Ariko urumva hari abantu bafite urwago banga Imana rw'imizi sinzi ibyo bapfuye. Uyu mugabo arimo na Magnus ariko ko sijya Imana gusa sijya nivaga mu mpamvu za politiki ndimandwa n'ikomerezi ngo ni Imana. Turabasuhuje rero abakunzi bacu abatwumva kuri Royal FM. Patience wakoze cyane ko twakira. Nishimiye kuba ndi kumwe na Mazimaka Magnus. N'akazi kikavuyemo nkunda cyane. N'akazi kikavuyemo. Hari ikintu bakiba kigenda kintungura niba nagiye gushyoma. Ntabwo nzi ko buriya ibintu by'imibyinire ari ibintu byawe. Abandi bakabona nimeze nk'irobo. Buriya uzajya utinya wareba Mugabo ukabona arimo umuntu w'umubyinnyi koko. Ntabwo byakunda bagani imijugujugu. Urumva uzajya utinya umuntu uza muri studio yambaye filme. Buriya bari ibintu bibiri. Ariko ntabwo mbivuga abatwumva bisobanuriye. Filme ni sunshades. Amadarubindi y'umukara. Aya matara urabona ko yarebamo 2-3 giye byanyoroye. Ese ukora ikiganiro ureba hejuru. Ubwo mikoro kira ariko turabashimiye muri urwenya rwacu mu rwihagarire turihutira mu kiganiro vuba. Reka twinjire mu kiganiro. Patience tugezeho uko bimeze hirya ibyaranze icyumweru hanyuma twikomereze tumanuka. Ni ibintu byinshi wa Mugabo we rwose. Jewe akenshi kubera ko mba nibere mu makuru. Mba nireba ibintu bya politike cyane cyane amakuru ya politike. Yego. Umugabo bita Kabila iki cyumweru yarakihariye. Kabange Joseph, perezida wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka generali kurikuyeho. Perezida generali Kabange Kabila Joseph Junior. Junior nirye uburetse the life senateri ubuzima bari yarabushobozi bafite sibo bari muhaye barabarasa Indobarasa bande arabarasa nta bushobozi agigira. Uri ari general arose agira ingabo se agira ingabo ko no utekereza ko izimuriza ari zawe nize se iyo zikurize ariko ingoma harya ngo zigira zite zihindura imirishyo zamwinduriye imirishyo. Icyo nzi cyo yuri yo wageze muri uriya rufunguzo buriya ubu gifite imbaraga nyinshi. Uratekereza ari hose ku isi. Ndagwereka nk'urugero niba yarabaye perezida wa Repubulika inshyiramo nde Kabila. Okay, wowe ufite ibitekerezo byawe uraza kubigizaho nagereka nyuze y'ibitekerezo. Tubwire uburyo umuntu wageze muri rufunguzo ngaba ari umuntu ngo icyo nzi cyo umuntu wageze muri presidency abazibanga ryo kugerayo cyangwa ukavayo. Ikindi ntabwo nekereza yuko ukamenya n'uburyo udasubirayo. Ntabwo nekereza yuko oya numva reka dukomeze kino kiganiro mu buryo buri muntu atanga igitekerezo cye neza. Yego.
ntekereza yuko n'abamuzanye cyangwa bamutumiye abamurinze abajera imikorere ye hari groups amaze iminsi ahura nazo kuva yagera i Goma yahuye n'abanyamadini ahura n'abayobozi b'umuco b'imico abayobozi gakondo abatware gakondo ahura n'abahagarariye amadini n'amatorero ngeraga ibyo bintu actually amadini by'amatorero byo bashatse kwibanuza itorero ry'u Rwanda ari harakora agera ku kigo cya Rumangabo aho batoreza ibya gisirikare abona uzi ko bafashe FARDC nyinshi bafata na Wazalendo babasubiza kuri training wing na polisi bari barubaka ishyashya ibikisi urumva aragenda asura ahantu ntabwo nekereza yuko biriya bintu ari nko gukora abikora nta mugisha yahawe cyangwa se abari kumwe nabo batamubonamo agaciro hakuno umuntu aba yaratangaga umugisha akaba asigaye ari uwuhabwa ni byiza kuba Robert abanje kuvuga akavuga ngo umuntu wari ufite urufunguzo cyangwa warukozeho akamenya gufunga no gufungura harya wita ni amarembo yego ariko buriya Kabila ibi nahuye nabyo ntagahoma munwa gute Magnus buriya habagaho CNDP mbere yuko haza M23 M23 yabaye created cyangwa yabaye kubera we kubera iririya zina M23 no kuvuga ngo ni march cyangwa marche sibyo marche marche Fransa cyawe ni mukeya ni mukeya cyane no kuvuga ngo tariki 23 z'ukwa gatatu sibyo niho amasezerano yari yarasenyanye na CNDP yanze kuyubahiriza ayo masezerano bayasinye kuri iyo tariki 23 z'ukwa gatatu twabivuze ubushize sibyo akiri perezida yanga kuyubahiriza bamwe b'abasirikare bari mu gisirikare cya CNDP abashyira mu makamyo bagomba kujya ahantu runaka bakaba deployed bagashyirwa mu gisirikare abapolitisiye bakajya muri politike sibyo yanga kubyubahiriza bamwe yaragiye kubahitana mu nzira bajya mu nkambi za gisirikare kugira ngo babe integrated cyangwa ngo bashyirwe mu gisirikare cya Kongo akiri perezida hari abo yaragiye guhitana yabafataga nka ihute mu bitekerezo yabafataga ntabwo hantera stress mu bitekerezo murazindutse urumva yabashyizeho pressure baragenda muri Roland yanga no kubahiriza amasezerano bumvikanye ibyo bumvikanye Nairobi so arinda ava ku butegetsi M23 kiriho nk'inyeshyamba none aragarutse aje kuzifasha oya nibo bamuhaye karibu nibo bantu bonyine kwisi ubu ngubu bashobora kumuha umutekano wizewe usesuye ku giti cye nk'umuntu n'ibyo agenewe cyangwa yasize murabyumva ariko nibiriya bavuga ngo bamuhaye karibu yahawe karibu na General Makenga yasuzuguye na bagenzi be akabatesha agaciro aho ari mu mazi abiraterero abira cyane ari mu mazi abira bamweretse nyine ko bamurusha ubumuntu n'ubwenge bwinshi cyane kuba abantu yabo kurusha se biratuma uri mu kaga ariko ntabwo nekereza yuko ibyo gusa bireba Kabila bireba n'abamwakiriye reka nkubwire buriya mu bintu bya mixage na brassage byabaye hagati ya CNDP na leta ya Kongo iyobowe na icyo gihe iyobowe na Joseph Kabila cyari ikibazo cyo kuvuga ngo twumvikanye mu mishyikirano tuvange ingabo tubashyire no mu myanya ariko rero nk'umuntu wari uyoboye icyo gihugu icyo gihe ntabwo yavanze n'ab'ingabo nk'uko byari bitegetswe n'amasezerano kuko yari akibafatamo nk'abanzi muri politiki rero bitandukanye no gushwana ko muri quartier cyangwa se abantu basagiye inzoga muri politiki umwazi wawe uyu munsi ashobora kuzaba inshuti yawe icya kabiri ushobora kutanyica uyu munsi nka Rusimbuka ariko ejo tukaba dusangira icyayi
cyangwa se ejo ukamfunga ukagira gute ukamerera nabi ejo wakaba ari wowe umereza ubutware inkoni y'ubutware. So muri politike you don't take things personal, it's a game, ariko game nanone ifata ku buzima bw'abantu. Urumva kugeza ubu ngubu mu by'ukuri ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ishema, kuko warabyumva mu rwego rw'ishema, ariko politike n'imibare, kandi iyo utabara ntabwo ububara. Icyo biba bivuze kuba utabara n'ubare ntabwo bivuze ngo niba utazi kuvuga 5 kongeraho 5 ko ari 10 ngo ntabwo ububara. Oya, kubara no kugira ngo wowe mu bantu b'ingenzi ese nawe urabarwa. So iyo utabara muri politike ntabwo ubara kandi ntabwo ubarwa. Ibyo avuga ni ukuri, ariko hari akandi kantu agomba kongeraho. Akahe? Kabila ataje mu ishusho ntabwo byakuraho imigabo n'imigambi ya Ventura n'ibyo bakoraga ngo babigereho. Ariko ukuza kwe nabyo biraza nk'inyongera y'ikintu gikomeye mu byo barimo, cyane ku bintu umuntu yabonaga harimo nk'icyuho. Nk'iyo nkoze nka observation nk'ibi ari gukora, bira kujya guhura n'abaturage, kujya kuganira nabo mu mpuzankano ye ya gisivile, yambaye nk'umusivile. Abaturage baba bamaze burya umusirikare aratinyitse kameme, icyo kintu tukemere ko umusirikare abatinyitse no kuza imbere kukubwira ngo tugufitiye gahunda imeze gutya, turateganya ibi n'ibi. Amubona muri iyo mpuzankano ya gisirikare aroburije yo kubyemera. Muri disikuru yakoze cyangwa mu kinyarwanda babyita bate, imbwirwaruhame, hari ikintu atavuze, guha agaciro k'ibyo yakoze kuri M23. Yarabyirengagije, avuga ati nkiri perezida hari ibyo ntubahirije. Umva arashaka ko yagenda harakabivuga mu mbwirwaruhame. Ni ukuvuga ngo ntabwo byirengagijwe. M23 yarabibonye, avuga ati ibindi byose babivuze, uvuga ukuntu hari ubutegetsi bubi, corruption cyangwa ruswa, imiyoborere mibi, ariko wibagiwe kuvuga yuko mu bimwe byatumye tubaho muri ubu buzima turimo wabigizemo uruhare. Ariko icyo kintu nacyo urumva cyari ingenzi subwo cyane, cyari ingenzi kubabwira. Urumva ikibazo ririya jambo ntabwo ryari ijambo muri politike, cyane cyane mu mbwirwaruhame. Noneho iyo urimo kuvuga imbwirwaruhame yanditse, iba yateguwe kandi iba yasuzumwe n'abantu bawe. Icya kabiri, ugomba kumenya audience ugiye kubwira abandi. Iyo numvise imbwirwaruhame yawe, urugero nk'umukuru w'igihugu cyangwa icyo ari cyo cyose, menya ariho arabwira abandi. Cya mbere, imbwirwaruhame yabwiraga abakongomani, kandi abakongomani kubabwira hari aho yarari ababwira iyo mbwirwaruhame. Yaba icyo gihe yari ataragererwamo cyangwa iki, ariko yagombaga gushyiramo ako kantu. Reka nk'urugero, kakamara iki rero, nubwo mbizi neza yuko igihe Kabila yasinyaga na CNDP amasezerano, ntabwo yasinye gusa nka Kabila, yasinye nk'umukuru w'igihugu. Kabila ashobora kutabyubahiriza, umukurikiye akabyubahiriza. Ni nayo mpamvu ni mu myenda twari dufite ngira ngo 9 biliyoni yaguze intwaro mu gihe cya 1994. Intwaro Habyarimana yaguze intwaro, leta y'inkotanyi yayishyuye ayo mafaranga. So iyo umukuru w'igihugu akoze amasezerano, ntabwo aba yakoze nkawe ku giti cye, aba yakoze mu izina ry'igihugu. So icyo gihe niba atarabikoze, ndabizi ko byari bigoye, kubera yuko yari arimo kwintegra, ashyikirana n'abantu bo yita abanzi be, barwanya leta ye, barwanya inyungu, barwanya n'ubutegetsi bwe. Uwo muntu mu by'ukuri anagusingiriye igihe mwari mutarumvikana, yagucamo kabiri. Ariko noneho barumvikanye. None iyo kuko kumvikana ufite ubutegetsi ubishyira mu bikorwa, ndabivuga mvuga y'urubyiruko rw'iki gihe ngo wiciraguraho. Washoboye nawe ugenda ukubita zanshinyira n'iki, bamwe abo wari ugiye kujyana ngo ugiye kubavanga n'izi ngabo, ukabatega igico. Nibyo yagiye abakora, akagenda ngo nka General Makenga yarusimbutse inshuro 4 zose, kandi Kabila ariho umuhiga kugeza naho yari amurasiye igoma.
none uyu munsi none uraje arakwakiriye araguproteje ayo muri politike ariko ari ikintu ntarumva kuvuga uti wenda muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho ati mu kazi cyangwa mu gihe narindi ku butegetsi mfite ubushobozi hari ibyo ntashoboye ugashaka arangaje politike ukoresha ariko byari kumara iki reka turebe ikintu byari kumara kubivuga we personal acknowledgement yari kuba abyigeretseho ubwe kandi ari igihugu cyabikoraga none se ahangaha muri politiki niko bigenda no kuvuga ngo iyo ushatse gukora alignment cyangwa ukuyoboka uyobotse urubanza ukanamwemerera ukavuga uti hari aho naguye aho nagenze biguru ntege ndabyemera kabisa kandi araho yagiye biguru ntege arabyemera ariko kugakwepa yavuze akantu ko guha ubutegetsi Tshisekedi urumva mu matwiti yagiye abyandika asaba imbabazi Martin Fayulu kumugaragaro n'abagiye ku abantu bamucunze kuko bamucumbikiye buriya Martin Fayulu yari yatsinze rwose yarabyivugiye ubwe ati nyine nibyo ndimo kukubwira ariko ubu ngubu urumva Kabila abamwakiriye abamucunze abamugaburira abamurinda nibo wibagiwe guha icyo cyubahiro. Kabila kigera i Goma amakuru mfite nuko yafashe iminsi 2 yikurikirana abonana na General Makenga kandi mu nama ziri awikro zabonyine ntabwo nekereza nubwo inshuro ya kabiri yagiye yakiye harimo n'abandi bo bagenda uko iminsi y'icuma bagenda bagura icyo nzi cy'ibyo byose babiteye ipasi nawe kubitera ipasi barabigorora bemeza urumva na Kabila mbere yuko uribuka igihe yigeze kuza igihugu yageze Goma icyo gihe ataraza za 20 z'ukwezi gushize icyo nzi cyo ari mu bihugu byegeranye naho gushinga hagati mu mazi kugira ngo icyo nzi cyo na South Africa yavuze yuko yasize amaze gusezera Thabo Mbeki urumva ko bari kumwe so ni ibintu yakoreye consultation agera Kampala agera hehe na hehe mbere yuko afata umwanzuro wo kuza Goma na mbere yuko asohora iriya speech so iriya speech yari negotiated deal kandi yagaragazaga ejo hazaza ha Congo niba arakurikiye inama ishize i Kampala iriya ya mechanism yo kwinforcinga amasezerano yagiye akorwa muri region ibihugu byose bya Call Cadre buriya ibihugu byose biroroshye cyane bya bihugu byari byegeranye na M23 byashaka byayivugiraga ubu noneho byayamagana kuko byabonye umuvugizi none ufite ijambo muri politiki buriya Kabila umuntu yafata telefone akamuhamagara yaba ari perezida w'igihugu ntabwo byamera nka Nanga cyangwa nka Makenga ibyo ni ibintu ndabizi ko bamufite kubera inyungu nabo bamufitemo nk'ubu ntabwo wajya ku nzu cyangwa se aho Kabila ari mu ofisi ye ngo ujye kumureba n'umusirikare ugiyeyo babanza kumusaka bakamwaka intwaro abanza gusaba audience convoy ye ntabwo iri munsi y'imodoka 5 ararinzwe ntabwo ari umuntu woroshye ararinzwe icyo tucyemere rwose ibyo mugabo avuga ni n'ingenzi reka kubera ko buriya Tshisekedi noneho ubu yabyemeye aravuga ati M23 imaze kubona abayoboke bakomeye yego ubu ngubu abo bita ngo abo bara nk'abanzi bakomeye cyangwa bafite ijambo cyangwa bavuga rikijyana bamaze kugwira ngira ngo wumvishe ko ejo na Katumbi nawe yiyongereho yego n'uwahoze ari umukuru uyoboye yari CEO cyangwa PDG ushinzwe ibintu logistique yego umuriro ibyinjira ibisohoka nk'uko twita Majerwa nawe yiyongereho benshi barimo baragenda biyongeraho benshi cyane uvuga ngo Tshisekedi amaze kubibona ko politikale cyangwa ku ruhando rwa politiki abantu bashyigikiye M23 bamaze kwiyongera ibyo rero hari n'ikindi bivuze birenze gusa kugira imbaraga kwa M23 ariko bigiye gukura umutwaro ku bimwe bihugu bya supportingaga publicly bikavugira M23 kuko yasagaga byonyine bimwe habayeho local support bimwe bigafatirwa ibihano
ubu hari ibihugu bimwe byegeranye na Kongo bishobora kwamagana M23 none ahubwo utanabitinzeho mu nama n'ibihugu nabyo avuga oya ujye umureka yivugire ndashaka ajya avugira mu migani nk'abakecuru n'abasaza icyo cyo ngubu i Kampala i Kigali hehe ubafite ubushobozi bwo kwamagana M23 oya none se mu nama no kuyishyigikira oya kuyishyigikira wayishyigikira gitafite kivugira uko urushaho kugira imbaraga barashaka ko yivugira ubarabwe bashobora kubabwira bati mufi ngomba muve na mukavu musubire cyanzu oya ariko babeshya of course ariko muri politiki uretse n'ibyo mu nama yabaye ejo bundi bifite imbaraga zo kwivugira urumva muri ya nama wavugaga Mugabe ya nama yabereye mu Bugande ejo bundi Kampala ibihugu Bugande ni muri Uganda Ubugande ni Kingdom n'Ubugande ubwo yabereye Uganda ndinda nicu igihugu cy'abandi mwiza Rwanda n'iki ko ntari imbizi Ubugande n'agace gato kari muri Ubwami bwa Buganda niho biri Buganda n'ubundi Uganda ni nini cyane igihugu cyose thank you so much murakoze cyane muri iyo nama yahuje ibihugu hariya i Bugande u Rwanda Uganda base vuga Kampala oya mwe mwararwaye ariko nitubitindeho cyane nta tubitizo ni ikibazo gikomeye ubwo ningiye utumva uso murakomeza mu matize kumva ndaza abantu mu gihugu kitari mu Rwanda bavuga ngo mu Gisaka ukabyemera ubu ngubu wavuga yuko mu Rwanda cyangwa mu Bugesera ntago bikwiriye ntago ari Bugande ni Uganda ni ko igihugu cyitwa ubwo ntago nongera mumenye yuko ari ubwonko butari gufata neza ndakugarura kugeza ugarutse bro uraza kumara amabuye ndakurahiye kwanza bazohindura iyo attitude komeza wumve ko icyo kintu Uganda urumva cyangwa ushatse wabyita mu gifaransa cyanyu byayo ni Uganda uguze ikintu ngiye gukora mu nama yabereye i Kampala ibihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimo bamaganye kumugaragara umutwe wa 23 mu bintu birebana nuko uyu mutwe wagira igice uyobora kibangikanye n'ikindi gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego ni intambwe ubwo narimo supportinga igitekerezo cyawe hari ahantu mbeshye ngo iki ni mu nteruro ni ijambo ryavuzwe nande ku ruhande rw'u Rwanda ryamagana M23 kangusomera yavuzwe nande ngusomera inkuru cyangwa hari icyo itangazo rishobora kuba ryarasohotse mu en general bose nk'ibihugu ariko nk'u Rwanda ninde wagiye imbere agakora habayeho rushaka witonde kubera ko i Kigali bashobora kuzamagana M23 kandi atari uko ntabwo bishoboka ntibishoboka ibyo u Rwanda ruri muri iyo mu bihugu 12 niba mugiye ahantu muri abantu 15 ntabwo bivuze ko muri 15 mwese buri muntu yemeye gufata iyo nzira utayirwanyije se ubwo ntubiyemeye oya ushobora no kwifata ugaceceka ntabwo bavuze ko bifashe nta nubwo basohoye itangazo risoba bivuga ngo twebwe ngo biriya kuri mwanzuro utabashinja yuko babyemeye ari wabibashije none se muri politiki y'utanzu kuyisinya ntuze sinyatire zari zingahe 12 ibihugu 12 kandi byahisemo ushobora kubishyiraho ibya sinyatire ariko ni nacyo kibazo nagusobanurira ngo utari bwo kumva uvuga ngo rigare ubu ngubu Kongo ni igihugu ntabwo twashyigikira inzego ebyiri z'igihugu zibangikanye icya kabiri M23 twayivugiye idafite kivugira bamaze kuba abagabo nibihangane tubamagane bivugire tubamagane Rwanda ntabwo rushobora kwamagana M23 ibyo wenda ntabwo biri mu byo bavuze ariko uwo mwanzuro reka mvuge uyu mwanzuro mwumva ukuntu umeze pere tuzi neza yuko irwanya ingengabitekerezo ya jenoside irimo kubera hari ni gute yakwemera muri politike imvugo za politike ntizibaho umwanzuro mwumve gato umwanzuro icyo uvuga umwanzuro Mugabe urakavuna umuheto ndimwe kuvuga ngo jya mu cyumba uryame oya mwijya gupfumura ngo mupfumure ibyo bitagaragara umwanzuro dore ukuntu uvuga bikubiye mu mwanzuro mu itangazo rigizwe n'imyanzuro 30 uyu ukaba ari umwanzuro wa gatatu abitabiriye inama bamaganye no umwanzuro uvuga gufata ubutaka no gushyiraho ubutegetsi bubangikanye bikorwa n'umutwe wa 23 wa FC ufashijwe n'ubufasha bw'ibindi bihugu
urumva rero ntabwo leta ebyiri mu gihugu kimwe igihugu cyakwifata kikavuga ngo dushyigikiye yuko mushyiraho leta ebyiri mu gihugu kimwe kabone nubwo bari kuyishyiraho mbona bayishyiraho niba hari ba guverineri babiri yagiyeho ariko icyo buriya uzarebe biranagoye kugira ngo iveho uzarebe uburyo igo egre igisiga cyakagoma cyigisha abana bacyo kuguruka kirabaza kikabasimbukana ku mababa cyabageza mu kirere kikajya kibanza kubarekura kikabategerereza hasi igisiga n'indebwo uraza we kurikira hanyuma urumva mugabo yazindukanye ibintu byo kutuzimiza oya ikibazo cyo we kurikira ikibazo ni ukuca mu ijambo utaranamenya aho unganisha noneho mu rwego rwa politiki ubu biroroshye cyane ko ibihugu byose bishyigikiye M23 bishobora nabyo kubyuka bakavuga ibintu ariko mu by'ukuri atari byo biri mu bikorwa kubera iki ubu munsi ubona ko bakwiye kuvuga wigisha abana kuki bakwiye kuvuga ibitandukanye n'ibyo batekereza abana barizi ugomba abantu mugabe ariko unsubize ikibazo nkubajije ariko ntabwo nandukanye ikibazo cyawe n'icy'uyu mugabo byose ni bibi kubera ko nimumbaza ikibazo murama n'umwanya wo kugisubiza wamubwiye ko abana ngo aza kubamenya niyo mpamvu rero nkubajije numvaga ko igisubizo wakimuhaye n'igisiga n'ibandi njye nakubazaga ngo kubera iki ubona ko ibihugu byari bishyigikiye koze ya 23 biza kuvuga ibitandukanye n'ibyo bifite mu bitekerezo ariko nawe uratubwira ibyo bihugu ibyo ari byo ni mugabo uri kubivuga ni mugabo uri kuvanga ibihugu byajyaga bivuga ko bishyigikiye koze ya 23 wajyaga ubyumva no mu mbwirwaruhame harimo u Rwanda harimo na Uganda Museveni yigeze kuvuga ngo ntabwo mbona icyo abantu batumvikana ibyo ngibyo tubyoroshye ariko njye icyo nibwo kuvuga ni iki ngiki of course mu buryo icyo nakwita international morality ubwo nabyo ikinyabupfura mpuzamahanga usa nabyita ikinyabupfura morality nahita ikinyabupfura mpuzamahanga no mu rwego rw'amategeko ntabwo waba uturagera igihugu ngo uvuge ko ushyigikiye ubutegetsi bubiri mu gihugu kimwe ariko nanone ibyo ngibyo bigukuraho umusaraba w'abaguhohoteye bakagufatira imyanzuro bakwitirira wa mwana navuze urumva umuryango mpuzamahanga uri warafashe M23 bawugira nk'aho ari umwana w'u Rwanda tuvuge yaba yarabyaye hanze byari byo cyane ntabwo byari byo ariko noneho byaba ari byo byaba atari byo si byo binshishikaje kubera ko impamvu bitanshishikaje kubera ko u Rwanda rwabihaniwe ariko ubu none ahangaha dushobora kuvuga tuti bariya abantu bihaniwe rubihakana ariko abahaniye ntabwo buriya ari abaswa uzakurikirane bari bafite amakuru sivuga ko ari byo amakuru amwe bari bafite nuko mu bari bashyigikiye MONUSCO na SADC hariya muri Congo mu gufata Goma nibyo byababaje cyane kuko bari bafite deal zirenze umutekano urumva biriya byose byari reaction ariko reka ngo nsubiremo iki ngiki ubu noneho dushobora kujya muri ko iyo abantu batangiye gusohora itangazo nk'ariya ryasohokeye Kampala ni ukuvuga ko abantu baba batangiye gutuza tempa zitakiri hejuru ahubwo ibintu bari bwo kubaka ibintu biri sustainable M23 iri sustainable AFC abanyapolitike b'indani mu gihugu imaze kuba a strong movement ifite imbaraga za diplomacy ifite imbaraga za local influence bafite na partnerships ndetse uburyo barimo no gukora ibikorwa byaho bafite so icyo ni ikintu gikomeye muri make ni nko kubwira M23 none reka ngusobanure gutya ni nko ririya tangazo uri nko kubwira M23 ntabwo tubashaka Igoma na Bukavu mu gicisha asa mwabicucu muri make ntabwo dushyigikiye ubutegetsi bubangikanye iri foke haba ubutegetsi bumwe niba uburiho mutabushyigikiye ntimubukureho bube bumwe mwikora ibintu byo kubangikanye mugabo we hari ukuntu ujya utekereza nkumva biguyemo neza ntabwo uri bubye reka twamamaze gato tugaruke mu kanya ni Face the Nation turi kuri Royal FM naho mu on Face the Nation Saturdays at 10 a.m.
94 n'ibice bitatu Royal FM. Turacyari mu kiganiro Face the Nation, turi kumwe na Mugabe Robert ndetse na Mazimpaka Magnus. Turimo turaganira ku ngingo zitandukanye. Mu kanya tugiye mu karuhuko twarimo tuvuga kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu bice birimo AFC 23 twagaruka kuri Joseph Kabila ndetse n'izindi ngingo zitandukanye. Reka dukomeze ikiganiro cyacu, twibutsa ko muza kugira umwanya w'ibitekerezo byanyu mushobora kuza kutwoherereza cyangwa se mukaduhamagara. Nimero yo guhamagaraho rekaze nayo nyibabwire ni 07 kangahe 0791 230 600. Nimero nyivuze niruka cyane kangenda gahoro. 0791 230 600. Iyo nimero nuyihamagara turetse tukwitaba. Ushobora gutanga igitekerezo, ushobora kubaza ikibazo umuntu uri hano. Isubiremo 0791 230 600. Iyo nimero yuhamagaye ujye kumva turakwitabye. Nabonye ko umuntu ahisaza arapipye. Abagiye kuverifya akicamo. Nimero icama ariko buriye uhamagara guhamagara turakwitaba, ubundi tugenda tuganira. Ingingo yo muri Kongo buriya ntitwagira gutya tukayivaho katwitaba abantu twumva. Ariko allo Face the Nation allo yagiye verification ye iciyemo neza nkuko yabishakaga. Reka ingingo tuyiveho tugaruke mu Rwanda noneho turebe twigeze gusezeranya abantu ko turi buze kuganira ku birebana n'umubano w'umuhanda. Reka mbari ko mbyita umuhanda, abawugendamo, abatwara ibinyabiziga, umutekano w'umuhanda mu magambo make. Umutekano w'umuhanda turawuvugaho tugarukeho. Hari byinshi byagiye bikorwa, tubona ari ibintu byari bikenewe, hari ibitari byajya mu murongo neza nkuko tubona bikwiriye. Umutekano w'umuhanda ubona te Magina mbere yuko ninjira ku tuntu n'utundi. Kibazo ndi umuvugizi wa polisi, ariko ndabivuga nk'umuntu ukoresha umuhanda. Ugenda mu muhanda. Ntago ngenda mu muhanda ndawukoresha. Biratandukanye. Rero telefone niza turagenda twihanganira interruption, sibyo? Nta kibazo. Si wowe uyoboye ikiganiro. Face the Nation allo. Gana kweli. Allo? Oui, turakumva cyane. Ubwo nawe uhise ugenda rero. Magina komeza. Umutekano w'umuhanda mu Rwanda, amakuru mufiteho ni mu buryo bubiri. Nkanjye ukoresha n'ibyonzi raporo zisorwa na polisi, kuko umuntu ushinzwe umutekano w'umuhanda burya ni polisi y'u Rwanda. Tumeze neza, umutekano umeze neza. Uburyo umutekano w'umuhanda urangwa n'ibintu byinshi cyane, harimo za aksida, harimo imigendere cyangwa imikoreshereze y'umuhanda, ibigenga amategeko n'amabwiriza. Mu magambo make bihagaze neza. Mugabe bihagaze neza mu muhanda nawe nk'umuntu ukoresha. Urumva je nkoresha umuhanda, ikintu kiba kigenewe ahangaha, ikintu kiba kigambiriwe ahangaha ni ukugira ngo abantu habeho urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, abanyamaguru, abafite ibinyabiziga by'imitende, abafite za remorke n'imodoka zisanzwe, bashobore habeho urujya n'uruza rw'abantu kandi bakoresheje imihanda ihari uburyo bwubahirije amategeko. Ibyo rero biriho birakorwa kuko n'abantu, inzira ni nyabagendwa. Ikindi siri bushobore kuba umuvugizi wa traffic police, ariko giye ukurikije umuhanda nyuramo, umuhanda ni mwiza cyane. Nubwo hataburamwe ibibazo, buri ahantu hari abantu benshi bakoresha ibikorwa remezo bimwe, ntabwo haburamwo bamwe batwara basinze, ntihaburamo abagenda muri zebra crossing batava mu nzira bambaye na ekuteri. Hariho n'abanyura muri zebra crossing birukanka, nabwo ibyo nabyo byateza impanuka. Excuse uyu muntu tumwitabe. Allo? Turakumva Face the Nation, turakumva. Mwavugana na Jean Bosco. Jean Bosco, ego. Tubwire.
ndabona telefone iri kutuca mu ijambo ntinagumeho ariko ntekereza yuko ikindi ntihabura nari ndimwo kugira iyo nce mu ijambo rero buriya nabwo birangoramo kuko nkoresha onde kurenza just gupfa gutekereza. Onde ni iki? Vibes. So hari aho narengeze mood, hari aho narengeze harimwo n'abambuka zebra crossing birukanka nabyo bishobora guteza impanuka. Ikindi harimwo abafotorwa na za kamera kubera umuvuduko mwinshi, bamwe ntibabone message, umupolisi yagufata ati nuva aha ngaha ukajya kandi amafaranga utayagendanye. Ibyo nabyo bigateza ikibazo cyama message ko haje uburyo bw'ikoranabuhanga ubundi biba byapfiriye he nk'iyo niba hari uwo byigeze bibaho muri mwebwe wenda mugiye byambayeho n'ubungubu bambwira yuko umupolisi umwe yambwiye ati ubwo ngubwo ati ntabwo ikinyabiziga cyawe kikubaruye n'ikimbaruyeho n'inomero ihari niyo mfite. Ese bibaho ko ibyo bintu byabaho nimero wanditsemo ari yawe uyifite yego kinakubaruyeho nibi message ntuyibone cyane. Ngibundi ibyo mbyizi ku bantu wenda bafite ikinyabiziga arakiguza ariko atari yakora mutation par exemple ngo bamwandikeho irakorwa bakandikaho n'iki ariko ngira ngo hari ubwo wasanga hari umutungo ni case yihariye ntabwo ari bose. Yego ntabwo ari bose ariko mu by'ukuri abantu batabona message bo barahari. Icya kabiri ariko hari n'uburyo bikemuka uretse gatoya kunca mu ijambo ko ntabwo ari umuvugizi ariko ni wahuye n'icyo kibazo niba warahuye ariko hari n'abandi nabo nahuye nabo bambwira ko bagifite kandi bagiye kuri Rwanda Revenue gucekinga yuko bihuje no kuri traffic police ariko jewe sibyo ko nkora ibishoboka byose kugira ngo nibamfotore ntabwo nkeneye kugira ngo ndebe uko byakoze yuko kamera yo ku muhanda ifotora ngo kugira ngo ndebe ko byakozwe ahubwo kuko yifotoye ntabwo naho nabikora naho n'umupolisi wakwihangana ntuce mu ijambo. Urakoze cyane mu cyubahiro cyawe ntabwo urumva oya hari ukuntu nca mu ijambo aricyo nshaka kuvuga usa nkaho unsubiza kandi nawe uje uri ufite umwanya wo gusobanura ibyawe kandi wagura ufite ubushobozi bwo kuvuga n'ibyo wumvaga navuze bitari byo. Tubwira ariko uze kutubwira n'ukuntu icyo kintu wagikemuye cyangwa niba waratereye ukavuga ngo nzajya nkomeza nyine nibereho. Oya iyo ugiye kuri hari traffic police, ishami rya traffic police rijyanye n'ibintu bijyanye na za kamera no guhuza inuza barabihuza. Nubwo bambwira ko babihuje sinabwo ndabiverifiya kuko nirinda amakosa cyane. Gusa ubutaha nimbona banyandikiye amande sinyabone kuri SMS yanjye ubwo nibwo ariko kubera ko no ku muhanda umupolisi yakwandikiye akubaza inomero ya telefone yawe uburyo yamandi hiti jya huyireba yaba mutavuganye ariko ikibazo yakwandikiye mutavuganye ariko yakwandikiye cyane ushaka kuvugira kuri telefone akenshi bakwandikira mutavuganye nta mukandara ufite cyangwa nta mukandara cyangwa yaguhagarika ntuhagarike wenda guhagarika ntuhagarare wakwandikirwa amakosa nani agasuzuguro oya n'umukandara uhita wambaye cyangwa ukavugira kuri telefone ukanyura ku mupolisi akagutangaho amakuru rwose bakwandikira ataguhagaritse cyane cyangwa akanaguhagarika ntuhagarare. Icyo gihe baba babaye amakosa abiri none n'igihumbi yajyamo iyo yabaye abiri buriya abiri azicyarimo buriya iyo yabaye abiri n'atatu arashoboka. Ndi kuvuga uri kuri telefone ni rimwe nta mukandara wambaye baraguhagaritse ntiwemeye ni abiri nta mukandara wambaye uraviyoye ugendeye abandi nabi yego ugiye muri Sansenik uwo mupolisi nawe yabaze kureba ibyo umunsi umwe wenda birashoboka ariko uranagonze iyo wagonzeho ukiruka uwo mwanya traffic police igukorera itisora recherche bakagushakisha kandi recherche rero ya polisi yo mu Rwanda itandukanye n'iyo muri Amerika.
iyo muri Amerika imodoka za polisi zikujya inyuma zivuza kwirukankaho kabisa na helicopter ikajya hejuru. yo mu Rwanda reka da nta n'uwabona inyuma yawe yo kubura ukabona bakuguyeho kaci bati you hit and run batereka reka ntabwo ari gushobora kujya hesha turagesha. Nibutse n'abantu bari bwo kutwumva bashobora abari kuri X cyangwa Twitter barumva kino kiganiro kuri Space yabaye hosted na Royal FM. That's good. Ibyo ni byiza cyane wumva mugabo kana bakobiza mukatwira hariya Twitter ni ibiki X ya Twitter ya Elon Musk iyo ni Twitter yavugaga Twitter aho ngaho burenga. Okay, mbanagiye kuri cyane school fees wishyuriwe Minervare bishyuye zigaritse biterwa ahubwo ubundi mu Cyongereza cyiza niko pira we ubwo ndasubiza ba Peter ubundi bari bahindutse ba pira oya ubundi ta ye nyuma mu Cyongereza cy'Abanyamerika ntabwo uyivuga. Icy'Abongereza urayivuga, Icy'Abongereza barayivuga, ariko cy'Abanyamerika cy'Abagande se Abagande bavuga Ikigande. Abagande bavuga ese uravuga Abagande bo mu bwami bwa Uganda cyangwa nizere kutavuga abaturage ba Uganda kuko ibyo twabipfa bikomeye cyane. Ese abaturage ntabwo bitwa Abagande? Reka muri Uganda harimo amoko arenze 200. Abaturage bo muri Uganda bitwa ngo iki? Ugandans. Abanya-Uganda kuvuga Abarundi cyangwa Abanyatanzania, Abanyegana, ntabwo abari umugande. Oya kusimwebwe umugande n'ubwoko ariko niyo wabarutse kuvuga ngo mwebwe turi hano turi bangaye. Hari umuntu ndi kuvugana nawe uhagarariye abakumva mwishyizemo ntabwo ari byo. ahubwo se ugiye uragira ngo ngubahuke ngo wowe wanyubashye rero ubwo ngo mwebwe mama pasi nabaho nta muntu uranyitanya kubaha mu buzima. nicyo kintu nariyitwa nawe kubahwa muyobozi w'iki kiganiro. dukomeze ku makosa akorerwa ku muhanda. ntabyo avuga umva ijisho n'umuntu uri murandyarya ibyo ndabireba nkabimenya. ariko buretse kugira nkaho ureba ku mitima yacu urabibonye bya Robert. Jewe icyo nsaba ni iki ngiki nicyo ngira ngo dukomeze ku ngingo twari turiho bya Twitter cyangwa X, ariko nuko bashobora kudukurikira. Buriya nekereza yuko Mazimaka ni wari ugezweho avuga ibyaha n'amakosa akorerwa mu muhanda n'ibiki byose. Gusa ikintu ushobora kubabwira ni kimwe, nuko hari ibintu bimwe bitanoze haba ku bakoresha umuhanda, abubahiriza amategeko yo ku muhanda nabo bitanoze. Cyane cyane nko ku kintu jewe mvuga ko gikomeye. Buriya ndabizi yuko hari ikibazo cya attitude y'Abanyarwanda cyane cyane mu kubahiriza amategeko. Attitude ni iki ubwo? ni imyitwarire yo kutubahiriza amategeko. Urugero, niba unyandikiye ku muhanda ukanyandikira kubera ikosa runaka, hanyuma cyangwa se bakamfotora cyangwa iki kubera umuvuduko, hanyuma ukamereza iminsi 3, iya mande turebye neza kamera tuvuge hari uya 25 cyangwa ya 50 ya 25 cyangwa 50, ukamereza iminsi ngahe kugira ngo mbe nyishyuye. Naba narayishyura harimo bamwe bafite ikibazo cyo kutubahiriza amategeko akayabona ariko akajya kuyanywera mu kabari. Hari n'abatabishobora kandi hariho nabo utarayabona. Hanyuma waba utarayabona polisi kavuga ngo ntabwo uva aha utayadohaye. Icyo kintu ari ukugwatira umuntu n'ibintu kiragoye. Turagenda tuvuga ibyiza dushima, ibyo ngibyo nabyabitekerezaho. hari n'ibintu bitaryoshye. Ufite ikinyabiziga mu mezi 12 biba bigoye kugira ngo ibyo bintu nture nabyo. Yego, biba bigoye. Ariko rero hari ibintu bitatu. Icyambere, ushobora nkuko Robert yavugaga, ushobora kuba utayafite. Yego, sibyo? Aho bagufatiye muri telefoni cyangwa he ukavuga uti no mu mufuko kumva
niyo wahamagara n'inshuti cyangwa ugatike cyangwa umuryango hari igihe rwose haba ari amatariki mabi bigoye ko rwose amafaranga apfa kuboneka. ubundi ni ukuvuga ngo leta nta santima igira, ufite umwenda n'amafaranga y'umufuka wa leta. Ibi byo kuvuga ngo ntayo ufite nayo wagendanye ntabwo ari inshingano z'umupolisi wo ku muhanda, we yubahiriza amategeko. Iyo miyaga muba mushaka ariko kandi n'ubundi binarangira kubera ngo urava ahangaha wishyuye n'ubwo ntayo ufite ukaza kuyishyura n'ubundi. Ikinyabiziga cyawe ntabwo upfa ariko rero biterwa n'umupolisi ari n'ureba agashishoza, ntabwo ari amarobo. Akareba ukuntu umuvugishije, ukuntu wisobanuye, akakubwira ngo ariko nturenze iminsi 2 cyangwa 3, akakwihora ukagenda. Undi akavuga ati imodoka ntabwo iva hano, shaka uko ubigenza, genda mu kazi, ndubahiriza amategeko, ishyura uyu mwenda wawe. Wenda umva usa nkaho bishyigikiye ko ari ibintu bikwiye gukorwa muri ubwo buryo. Byombi bibiri ndabishyigikiye. Ntabwo byombi bibiri ndabishyigikiye. Ibyo ngibyo ni bya bindi by'aba mugabo wavuze ngo utahite mutayiteka kandi usanga byahiye, serugarukira mfizi. Byose ndabishyigikiye kuko abapolisi bose ku muhanda bagiye bavuga ngo nashishoje, nashyize mu gaciro, nashyizemo imiyaga, abantu bose bazabimenyera ugasanga nta mwenda n'umwe bajya bishyura. Baraza bagatakamba, bagapfukama, bagakoresha rangaje zitabaho zose, bamarangamutima bagahura n'imyenda. Ahubwo gihe ntekereza ko hari nabo usanga bayafite, bya indi Robert yavuga cyangwa yarayanywereye cyangwa aranayafite arimo arazisobanura ibindi atayafite. Wamukanda ukavuga uti nta iyi modoka ntabwo iva hano. Byambaye hejuru bundi bushize icyumweru gishize kwa gatandatu. Jugujugu ndirukanga, urabizi ko hari hashize habura iminota mike ngongere hano, umupolisi arampagarika. Ntabizi kuko imodoka yanjye sindakora mitasiyo, bohereza message kajya kuri telefone y'uwo twaguranye. None wowe ntanambwire yuko banyandikiye cyangwa mfite mu mwenda. Umupolisi arampagarika, ndebye umwenda ngira ubwoba, nsanga harabura 10,000 ngo gere 200. Ubwo n'amanda bagenda yiyongeraho ati ntabwo uri buve hano. Ndatakamba ndamubwira nti nshigaje iminota 10 ngiye mu kiganiro, ndiruka ndisobanura, ntanga ibisobanuro byo natiri byo birakureba. Ndi mu kazi, winyicira akanjye, ukora ibyo ngusaba kugira ngo nawe ujye gukora akazi kawe. Amahirwe nayo mfite nayo nyafitemo, ndajya mu kuburana ibingibi kandi umwenda nanjye nkubona, imodoka ni yanjye, sinzaburana kugeza ndanabureba navuga ni igihe maze n'umwenda urimo, ejo n'ejo wundi ntiwamenya, ishobora kumviramo ibindi bibazo. Nari mfite amafaranga ndayishyura, ariko nyine karandiye ndavuga umwenda wuzuye biba bije ari ibintu bitunguranye. Ariko hari akantu kiyongereho kantunguye. Urumva telefone yanjye ntabwo ariyo yanditse ku modoka. Ndamwe ndebera umwenda, arawureba ati nanga ati ni 190. Ntindayishyura gute? Sindayafite ariko mfasha, ntabwo nzi ukuntu uburyo babyishyura. Ahita guhereza nomero uwo mwanya. Areba yagiye kuri plaque, arebye kuri plaque muri system abona yellow card, abona tin number. Ndakubwira ati nyarukira ku irembo. Ati jya ku irembo. Oya yasinze jya ku irembo muri telefone yawe. Jya ku irembo. We arabikora. Agwa tin. Ukabikora ku irembo hakaza nomero. Ni code sinzi yo kwishyuriraho. Ati ishyireho, nyishyiraho. Ayibonye arangije ayikubita muri system, niba ari agatelefone, niba aka system baba bafite. Ndebye kuri telefone, arambwira ati mbwira telefone uri bwishyurireho. Ngiye kubona mbona kuri screen yanjye hajemo wa mwenda, ngomba gushyiramo code, umubare w'ibanga, ngomba gushyiramo umubare w'ibanga. Umva amafaranga agahita aguruka. Ukuntu yavuyeho nta n'amasegonda ajya wabona ngo akubwo ni ibintu byiza byo gushinga aho ngaho uhita ibisigaye. Yarambwiye ati ubwo ibyo nabyo tugomba kubyishimira, kuba ari uburyo bwo kwishyura bwihuse. Ejo nari ndimo mvugana n'umuvugizi wa polisi, traffic police, kuri telefone. Ndashaka kwaza mu kiganiro ngo tubane, ariko ntibyakunze. Ariko yanzubwiye ngo gahunda bita ngo byikorere. Kuvuga ngo na gahunda ibyo ngo yagukandakandire noneho ngomba kubyikorera. Ngomba kubyikorera ukabikora, warangiza ukamwereka. Ariko hari no kugira ngo ahita bibona, no kugira ngo ubikore cyangwa no kubyikorera uburyo bwo kubishyira ku mutwe. Oya uzobyikorera byarahe gukora pana kwikorera. Byikorera ubwawe. N'uburyo bwiza navuga ko kantu ni keza cyane, kubera ko nkanjye
njye mfite amahirwe ko maze kujya mu bihugu bitandukanye kandi byateye imbere, Ubwongereza, Canada, muri Amerika, Israel basanze babyikorera nabo ntabwo baragiye ku rwego turiho. Ntibigutungure rwose, polisi y'u Rwanda yarabasize abenshi, impamvu birukanka inyuma y'uwabacitse kwa kundi mwavuga ngo indege n'iki bo noneho bakohereza fagitire muri envelope ukayisanga iwawe, fagitire ikaza ku iposita. ibintu by'ibipapuro mba ibi ngibi byo kohereza kuri SMS ukabona akamesaje ku buryo ushobora no guhita wishyura muri sisiteme bakabona bikarangira mutagoranye. Iyo ni sisiteme nshya ku isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike bishobora kuba bifite iyo sisiteme. Ikintu cyiza iterambere rikomeye cyane, ariko bishobora no guteza ibibazo. Ya yindi yo kohereza envelope ufitemo n'umwitangirizwa, yego ushobora kuvuga uti fagitire nayibonye ejo naranayishyuye ariko ntago murayabona. oya ntiwabura ibyo wisobanura. Umukozi w'iposita ashyiraho amatariki igihe yayishyiriyeho, so hakabamo n'iminsi ashobora kutayigezaho iyo munsi. oya tuvuge yazanye inuza iposita yabiri effective ayizanye kwa mbere, yayizanye urayibonye buretse yayizanye kwa mbere, ashyiraho n'amasaha yayinjirije iyo post box. Noneho muri post box wowe nawe ubwawe bateganya n'itegeko ryabo riteganya iminsi runaka, amasaha runaka, either utashye cyangwa mu gitondo ubyutse. Yewe n'ikinyamakuru subscription y'ibinyamakuru nabwo biza in the same thing. Ni ukuvuga ko ujye utashye mu rugo nimugoroba cyangwa ubyutse mu rugo ugomba kunyura kuri iposita kaba ku muryango. aho hari ingingo nshaka kuvuga tutarahibagirwa byakomeje kugenda binzamo. Urabona kimwe bavugaga cyuko baguhagarika bakavuga bati ntuvaha. Nge mbona hakwiye gushyirwaho uburyo abantu bakabumenyeshwa, bakavuga ngo umuntu urimo ideni umwenda n'umwenda ubwo niko tubita yandikiwe mu minsi yiniyi atari yawishyura nahagarikwa na polisi ntabwo ikinyabiziga azagikuraho. Uburyo bwo kuverifiya yuko umwenda urimo burazwi, abantu benshi barabuzi. Ufata plaque nayo wabyikorera, ufata plaque niyo yabita kwanditseho. Ako kantu ni keza cyane. Ufata plaque ukazajya uverifiya ukareba ngo ndi mu mwenda, ndi mu mwenda. Mu bintu bagomba kuvugurura bakiraho iminsi 3. Mu bintu bagomba kuvugurura buriya kuko iminsi 3 ni ukugira ngo bagushyirireho amande. Ufatira ikinyabiziga. Yego. Iminsi 3 no gushyiraho amande. Iminsi 3 yageze. Ubundi twumvikana irenze buretse gato iminsi 3 yibaye, sibyo? Ubwo kuva bakwandikiye utarishyura, kuva wakandikiye ufite 3 days to pay. Umubare w'amafaranga wandikiwe ugomba kuyishyura. So iyo utayishyuye rero hakurikiraho ibihano, amande nayo ari mu mafaranga, ariko bitabujije n'umupolisi ko guhagarika ukagenda uyishyuye. Icyo kintu se kiriho. None iyo wamaze kujyaho amande uba ufite, ni ukuvuga ngo amande ntabwo bayikubamo 2, 3, 4. oya ntabwo mariya yandi ajyamo rimwe. Noneho ariko ngira ngo ibyejo bundi twumvishe abamotari bitotomba babongereye iminsi. Ngira ngo abatwara ibinyabiziga imodoka n'ibiki ngira ngo ni iminsi 15. Ntabwo ndi nshobora neza cyane. Ni 10 cyangwa 30 sindamenya neza. Ntabwo imodoka ijyamo. Ariko ntabwo renza ibyumweru 2. Ikibazo gihari ngira ngo kubera ni nk'izindi nzego zose zigenda ziyubaka. Ubundi kugira ngo leta ifatire umutungo wawe kubera umwenda uyifitiye, hari uburyo binyuramo. Ibi ngibi ntago itegeko ribyemera yuko umupolisi wo ku muhanda yuko yafatira ikinyabiziga utwaye imodoka tuvuga ya $1,080,000 afatiye ikinyabiziga uri mu mwenda w'25,000 kandi wenda ntayo ufite at the moment. Ati ntuva hano imodoka ikinyabiziga ntago kiva hano. That is not constitutional. Kuko uragiye uragisize. Ni ukuvuga ngo aho muhaye akazi ko kukirinda. Aho polisi ibikoresheje igitugu. Ni kwa kundi nyene kukubangamira ku buryo ugomba kuyishyura. Nk'ubwo habayeho nk'ikibazo bakaza bakayiba wenda. Ubundi kugira ngo leta ifatire umutungo wawe
polisi ihamagara breakdown bakayijyana kuri kunoza yawe kandi nawe ukayikurayo hari amande y'ibijyana nabyo niyo breakdown urayishyura wishyura amafaranga yo kwitwara ikibazo nyamukuru n'ibyangiritse niba yanangiritse mu buryo bwo kwitwara no kwibika ntago bibareba ikibazo mu by'ukuri igihe nahari ni n'ikibazo cy'amategeko urukiko nirwo rutegeka ko umutungo wafatirwa ntago ari polisi ni icyemezo cy'umucamanza ngo polisi niba banabyumva ku kanwa noneho ugasanga ndeka nguhe n'urundi rugero ugasanga tuvuge umuntu niba nubwo bagiye bakivugaho bamwe bapolisi baracyubahiriza ariko abapolisi benshi bo mu ntara ntibaracyubahiriza niba umuntu umufashe yatwaye yasinze umuntu niwe wasinze ntabwo imodoka yasinze so umuntu araba reliable niho mushobora kumufata either mukamuca amande cyangwa mukamufunga ariko imodoka ntabwo yipakira iyo atabonye umuntu uyitwara muri ako kanya ntabwo bayigumisha ku muhanda akenshi impamvu barayiterura bakayijyana nuko nyirayo uba wabuze umuntu uri witware muri uwo munota kandi ntabwo baba bashinzwe kwicunga ku muhanda ushaka kuvuga ko ubonye uyitwara se wayijyana oya kuko hari senariyo yabaye Gisenyi narindiyo uwo munsi narakubonye aya makuru yarakenewe Gisenyi se si mu Rwanda n'ufite uburenganzira bwo kujya gushaka mu Rwanda tubwira icyabaye Gisenyi ubwo wabonaga amagina Gisenyi n'umuntu rimwe azambona n'ahantu hatakabaye hanavugwa nabyo ahubwo mukanya aratubwira uwo mwari muri kumwe ati ntakubonye uri kumwe n'umuntu wambaye oya ureka igitekerezo cyawe gikomeza ukabyara kiba cyangoye gutekereza biragoye biravuna cyane so mujye mwubaha ibitekerezo noneho cyane cyane yari n'akawa ndango noneho gutekereza biravuna mw'abantu mwe gutera nimukumve tuvuga mukagira gutekereza tuba twavunitse noneho nadatashye y'ubukwe noneho ubukwe burarangira nimugoroba tujya muri bya bintu byo gusohoka ujya kuvumba oya ngibyo unyongerera ibitekerezo uri uramvangira ibyanjye nabishyize ku ariko kwibutsa ibintu bya kirangiye agatuma biba byinshi twasohotse urumva twagiye tugiye kwishimira ibyagezweho reka ubukwe bwarangiye hari mu gihe nko muri after party nuri after party aho tuyikoreye turishima turataha none umuntu wari utwaye yari best man jewe n'umusaza mukuru ariko best man yari yanyweye best man yari that is the point we kurekera neza story ukuntu byageze best man aba yaryoye n'umugeni wacu umusore Kirongora nawe yari yasomyeho jewe umusaza mukuru suruvare wari wiburiye oya umusaza mukuru actually igihe bari basize aha wari ubizi atarinjira mu modoka wari ubizi ko yanyweye buretse gatoya banza wumve story ibyo ngibyo uraza kubira biranakomeye cyane kurusha iyo story kuki wemeye kwinjira mu modoka ubizi neza ko utwaye yanyweye oya ntabwo ari gutyo baganira ntabwo arahagera baganira mu kabari no muri salo oya ariko wari wahagera oya aho ntabwo arahagera yatubwiye ko yarabizi ko yanyoye best gutekereza biravuna uyu mugabo gutekereza biramuvuna wimuca mu ijambo atekereza ku buntu nibyo ariko biramuvuna navunike hari ikibazo se now the story is bansize aho ngaho na marene bagusiganye na marene ego not marene na best man oya best man ajyanye n'umugabo warongoye n'umugore wabo ntabwo wari uri muri iyo modoka ntabwo nari ndi muri iyo modoka ariko warabonye bagenda bahagurutse aho ngaho jewe tutazi kuko narambaje umusore ugiye ati ndashya gakwa kundi ugiye kwihagarika bo tunyuze inyuma kumbe bo baragiye baramufata aho hantu ni hafi ya sitasiyo banyura kuri sitasiyo oya sitasiyo yo kunyweraho esanse noneho bajya gufata esanse hari umupolisi uhagaze kuri sitasiyo ati muhagarara batetse ko tutari mu muhanda turi kuri sitasiyo atari ko muri ku kinyabiziga abakubisemo ariko tesite
iramucakira bose arabanyaze none the wife the new married guy tayari ubwo ipigwa araririye best man uri kuri volley ipiga araririye n'abagenzi se ese n'abagenzi babashyizemo ipingu yabanza wumve umuntu wari utwaye ni best man uwo niwe ugomba ipingu yego noneho best man bamufashe abatipe bashaka kwiyaranja kugira ngo bahakure none umusore yisobanura ko yarongoye nawe aribeshya yicara kuri vola nawe bamukoresha ariko test hariya noneho icyo gihe ataratwara ntabwo wabimuhanira ariko yicaye kuri vola nawe baramamagara ariko baramamagara ati ngwino ibibazo byavutse ibibazo kise ati niwe utanyoye uvugane n'abapolisi abahe ntabwo wari wanyweye of course singo butabahe isingo agotomera bate abahe ntabwo ari wowe wenyine ufite ikibazo cyo kubihakana nta nubwo mbe kurengagiriza batabahe bati ikibazo kutanywa bati ngwino hano ku gate asohoka bati kuri sitasiyo ndaza icya mbere umupolisi aravuga ati naho haza umuntu uzi gutwara iyi modoka ntabwo iva ibyo ntabwo ari byo yarakoze kimwe bita kubituniraho ndabwa rero ikibazo ni iki aba bagabo babiri bo kubafata urabyemerewe no kujya kubafunga urabyemerewe nubwo nabyo turi bidusabe ko tubiganiraho urabyemerewe ariko uranyemera kutunegoshete ntabwo n'urukiko bararunegosiya niyo mpamvu rukwemera kwisobanura ariko iby'imodoka kuyifatira ni umwanzuro w'urukiko ngo jye niyo mabwiriza mfite y'abanyobora urumva ako kantu niyo mabwiriza mfite y'abanyobora ndafata umuntu watwaye ndafata n'ikinyabiziga naho haza undi muntu ndamubwandika njyewe ndaje none iyi modoka ndayijyana mfite perimi kuko umugabo yari afite ikibazo y'uko abafashwe y'uko ugomba gufata umugore warongowe kugira ngo basimujyane deni bariya nta kibazo bakurikirana ikigaragara iyi ngingo ikibazo kirimo aho nacyumvise ikintu cy'ikinyabiziga nicyo uri kurengera byarangiye bibaye ikibazo mamagara Kigali muri kubera mfitemo contracts I mean contacts mu bantu bo muri traffic police ndanegosiya umwe baramurekura n'ikinyabiziga barakiduha ariko ariko wundi wari wanyweye we baramukomezanya ahubwo babigira birebire birangira yageze no mu rukiko ariko ubwo ntabwo ari birebire niko bigenda iyo bigeze mu rukiko byabaye birebire ntibyamubanye birebire ariko niko bigenda ujya mu rukiko se abantu bose ntabwo bagera wanyoye iyo wafashwe bakagupima wanyweye ibisindisha biri ku gipimo kiri hejuru birenze igipimo cyemewe kuba ariko n'ubundi tuvuga ngo wanyoye nicyo tuba tuvuga ushobora kunywa amata ntabwo amata se wayakorera alkotest wanyweye ibisindisha icyo kintu ujya ugishyiraho ibisindisha ibyo ni ibintu n'imvugo umunyamategeko wibica amazi ni imivugire mwibijyaho kuba wanyweye ibisindisha yego birengeje wanyoye inzoga ntabwo ari inzoga gusa nta kindi bapima kitari inzoga hari ikindi gisindisha se bapima ni alkotest bakoresha ikintu birimo alcohol birengeje igipimo cyemewe n'amategeko sibyo iyo bagufashe uva mu modoka bakakujyana hari ibihano bibiri iminsi 5 ufunze perime yawe ikajya mu rukiko ukajya kuburana ukabura nushaka ko bayigusubiza bitewe n'imyitwarire na alcohol wari wanyweye n'ibyo byose ujya kuburana mu rukiko ngira ngo ubwo keretse hari ibyo wangije niko bimeze niyo mpamvu iyo bagufashe wagonze nk'umukindo iyo wafashwe wanyweye ibisindisha birengeze igipimo cyemewe n'amategeko haba hari abantu babiri hari umugenzacyaha hakaba na polisi wa traffic cyangwa umupolisi ushinzwe ibyo mu muhanda ni abantu babiri niyo mpamvu uba ufite n'igipapuro wandikaho cy'umugenzacyaha babyita gute mu ruba idusa contravention ntabwo ari contravention igipapuro cy'umugenzacyaha abagifite witwa runaka amazina gutya icyo ushinjwa convocation charge sheet ikintu uregwa
urakijyana iyo bakwakiriye ntago bashobora kukwakira kuri sitasiyo ya polisi batakikwandikiye ubu ugifite no kugira ngo bakwakire hariyo bashyizeho ibipimo by'inzoga bagupimiye amasaha amazina yawe n'ibindi byose niyo mpamvu ari babiri uvuga ngo umwe ni umugenzacyaha undi ni traffic. twihute kuri iyi ngingo icyo tugambiriye mu byo tuganira no kugira ngo ibyo tubona bitameze neza bigire gutya bibe byahiye. Ariko n'ikibazo kinarimo kinakomeye cyane unarebye ubundi mu mategeko y'amategeko traffic law itegeko rya traffic biragoye cyane kuryita itegeko ryujuje ubuziranenge nk'andi mategeko kubera iki bifite ibintu byinshi nk'umupolisi uri ku muhanda niwe akora nk'umugenzacyaha agakora nk'umushinjacyaha agakora nk'urukiko akaba n'umuhesha w'inkiko w'umwuga byose cyari ndaguha urugero ashobora kukwandikira convocation contravention yayikwandikira akagushinja icyaha nyine yaba yakigushinja araguhagarikije ni ukuvuga ari yaragenza icyaha arangije arakiguhamije akwandikiye contravention arangije akweretse uko bakanda akanyenyeri kugira ngo wishyuze abaye umuhesha w'inkiko w'umwuga. Izo mbaraga mu muntu umwe ni nyinshi cyane none icyo ni cyo kibazo cya kabiri itegeko barazibashije yagabanyije umubare w'abakozi ariko itegeko rya traffic ni 4 in 1 muribuka igitekerezo narimvuze yuko itegeko rya traffic police ritandukanye n'andi mategeko uburyo biba bigoye no kuryita itegeko. Urumva ubundi rikora kiri nko mu mabwiriza kubera ko nibo bantu bashobora urabona uyu muhanda unyura hano at any given time babibonye ari ngombwa babihindura sansenike nta rukiko rubaye nta rubanza rubaye nta n'ubujurire ni nayo mpamvu itegeko rya traffic ubundi gufata umuntu wafatiye muri traffic offenses ugahita umujyana mu rukiko niyo mpamvu bavyita umutekano w'umuhanda biragenda bigateza biba umwihariko sinzi ikibazo cy'itegeko nsoye ku hariho itegeko rihereza ububasha umuntu umwe gusimbura inzego zirenze ebyiri urumva ariko at the same time noneho hakabaho irengayobora aho umuntu agufata wanyoye ibisindisha akagufunga naho yabyita gufunga by'agateganyo yarangiza akazakwegereza parike ishobora kukujyana mu rukiko cyangwa ari kujyana mu rukiko ariko bagafatira bagafatira perime bakagutegeka kwishyura ya mande noneho hari ubwo bajya mu rukiko bashaka yuko ahubwo urukiko ruba ntabwo ari ukugwana gusa nabyo baba babishaka ariko ruholdinga perime yawe kumara igihe runaka udatwara ikinyabiziga kubera amakosa menshi yakubayeho. Hari ikibazo kibirimo reka duse nk'abahinira ahangaha kuri ino ngingo twamamazeho gato mu kanya tugaruke tureba hari ingingo nshaka nuko no ku minota isigaye ari mikeya munyumve tugendane Magnus iminota isigaye ni mike ariko hari n'abandi bantu duhurira mu muhanda bafite ibintu bakora numva tutabura kugenda tutavuzeho aha ndaza kuvuga cyabo ntekereza muravuga mutekereza nyuma y'aka karuko gato cyane bangamira ku bamotari naho bari babyumve ntibagira ngo nuko bifata personal n'uburyo bamaze kumenyera yuko kudepasa by'ubwo twabyita ku mu Kinyarwanda ko no kudepasa ugabona neza byabaye umuco yuko ajya guca mu ruhande rw'iburyo orana muri yanzira yagenewe abanyamaguru nta kugira ngo uzabone umumotari unyura ku kinyabiziga akakirenga agakomeza aciye mu nzira zagenwe majorite binyurira hariya kandi byamaze kuba nk'umuco impanuka hafi ya zose ziba mu muhanda ukabona imodoka yadomyeho ukabona umumotari aramanutse kwa kundi ujya kuva ngo ugiye kuzamuka ku kanuze uva mu nzira y'abanyamaguru uzamuka mu muhanda ahita yikubita aho ngaho imodoka imuri inyuma ikabira mugonzi. Ibi bintu biri mu bintu mbona bibangamye ku rwego ruri hejuru. Ibintu mwe mubibona mute niba abamotari mbavuzeho mu buryo buhagije namwe mutubwira ibindi bintu mubona bigirwa mu ruhare n'abantu
bigatuma umutekano mu muhanda uzamba. Magnus ubibona ute? Magnus arimo arabireba hariya kuri telefone. Ariko ugiye kuba ntatega moto ariko ugendana nazo mu muhanda. Ntabwo ndi bukubeshye, ntabwo ntega moto. Ni kimwe mu bintu ntinya kwiserega. Nigeze kwitega kenshi cyane, ariko kimwe mu bintu byatumaga numva mu nda hameze nk'harimo ibinyugunyugu ni moto. By'ubwoba. Ubwoba. Motari aragutwara ukavuga uti none mana mfasha ngereyo. Kandi Magnus yatwaye moto igihe kinini. Noneho urya ntawe utinya ishyamba atazi icyo bahuriye. Oya, moto yigeze kunkubita umumotari tumanuka hariya ku Muhima, bisi iri inyuma sinzi ukuntu akata nabi ayigwamo, bisi iradukubita ingwa muri rigori iramukandagira umutwe. Ahita apfa. Mbona umva narakandagiye gutya nkangutse gutya, abantu bashungereye ni benshi cyane, nshaka urukweto rwa kabiri ndarubura. Rwawe? Baramfata bati yapfuye arimo aravirira mu mutwe ibikiri kuva n'inkweto zavuyemo. Ku Muhima nanjye uri ari hamwe rivangi bati yasaze bikamufata umuntu baranyica. Abantu bavugaga ku ruhande ndarusimbutse, none abantu bariho abantu bavuga ngo uyu muntu ngo yapfuye ngako ngo atari yahuhuka, ngo bwonko ngo buriya ngo umutima uracyatera, ariko ngo yapfuye cyangwa arimo aravirira mu mutwe ngo nimufate. Ndavuga kubera n'ubwoba nacanganyikiwe, urukweto rumwe narubuze, ipantaro yacitse, ndavuga ni wapi, ndirukanka urukweto rumwe wogaga ikize. Nabonaga nyine gushungera kw'abantu n'ibiki n'ibintu barimo kuvuga ngo yapfuye arimo aravirana mu mucakire, nimwe murekure mujyane kwa ntabacike mutamujyanye kwa muganga. Ndirukanka navuga wapi, ibi ntabwo kuva icyo gihe ntabwo nzongera gukandagira kuri moto. Icyo nacyo ni ikibazo. Nagize ubwoba, ariko nk'umuntu utwara imodoka niba hari ikintu kimbangamira, yaba motari banabikoraga ari bonyine, ariko akabikora atwaye undi muntu, afata ibyemezo bishobora guhanganya ubuzima bwawe atanakubajije, nkate si nkate nongere sinongere, ni ukuvuga ngo uba uri kuri risike mu buzima bwawe. Ariko biragaragara muri statistiques cyangwa imibare ya polisi, umubare munini w'impanuka uterwa n'ibintu bibiri: umuvuduko, cyo ni icya mbere kubera impamvu nyinshi, icya kabiri kugenda nabi. Kandi kugenda nabi abenshi ababikora cyane n'abamotari. Bagenda nabi. Ushobora kuba uri mu muhanda hagati ukabona abamotari babiri iburyo abandi ibumoso, ugacanganyikirwa, bakagufranking, barangiza wagera nko muri feruje bose bakagwita bakwitambika imbere, batanareba yuko espace bagusigiye. Ushobora no gufata feri nawe ugahagarara, harimo igice cya metero, nabo ubwabo rega banagendana nabi. Ariko none ikindi kitajyanye n'umutekano wo mu muhanda, niba hari abantu bambara nabi ku buryo ubibaza uti abo muntu basi nta na mesa, abamotari baba banduye. Ntabwo ari bose, ariko ni benshi cyane. Ntabwo ari bose. Ukabona nk'urukweto ukavuga uti noneho cyangwa ikote warihingamo ibishyimbo bike, ubundi ukimubona uhita umenya na kasike ukuntu imeze, byose ukabona kasike imeze nk'isafuriya iteka ibishyimbo. Ariko harimo abafite fresher kameme, ni bake, ni nk'umwe ku ijana. Umva reka nenga abamotari barimo banatwumva, niba hari ibintu n'ibyo bibiri tunenga abamotari: kugenda nabi, ukagendera usibye n'abamotari n'ibindi binyabiziga ukabigendera nabi, no gutwara abantu uhetse. Nkuko hari umumotari ngeze kubaza navuga ni ukuntu utwara abantu niko watwara umwana wawe cyangwa umugore wawe. Arabanza araceceka abyitaho, navuga nta bantu utwaye, n'umugore wundi n'umwana wundi, ntukajye umuvudukana umukatisha left right nkuko wishakiye. Hakiyo umukoma akomye utigenda gahoro, si ngombwa ko umuntu abikora. Hari n'ubwo akubwira ati genda niko ngenda, niba utabishoboye va kuri moto. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri uko isuku. Niba naribaje ariko se abamotari kuba yiriwe yicaye kuri moto atari mu ivumbi cyangwa mu muyaga, umwanda, ni kubera ikibambara imyenda itameshe idasukuye, ufata ukabona nk'urukweto ukabona ibikote byacitse. None hari n'abandi bita ngo ni amaniga, afite ikirenge yakijanje bimeze nk'ijanja barashe, ari tanditse gutya ukuntu yagaramye gutya, ukabireba ukavuga ariko se aba ni abanyarwanda. Ikintu kijya kibabaza kimwe bwabe nawe kugira ngo ndugire icyo bivugaho, wari wumva tuvuge uri mu nzira ugenda gutya yaciye iburyo, urabizi ko ntabwo byemewe, n'undi agahita ibumoso, ushatse gukata wowe werekeza iburyo
ubwo tuvuga utwaye wowe imodoka ureba ibumoso kuko ntabwo uteganya yuko ntuteganya ko hari umuntu uza iburyo kwinjira hariya haba harimo n'aka espace gatoya yibeshye ukata use nk'umubangamira gato urakubita aragutuka va no kubwo byo kuvanguriza aragutuka ngo akigonye ntabwo bureba ngo kuki ugenda mu muhanda utareba nicyo kintu navuga ni kiri kumbabaza menya baragezeho bakumva yuko babyemerewe jewe nekereza ko ikibazo cya crossing yaguhitana utarebye neza jewe nekereza ko ikibazo cya mbere hari ikibazo cy'abantu business y'urwiganwa aho niba muri abantu kugura moto it's a very good investment bagahereza abamotari bakamuveresa tuvuge 5 cyangwa 10 ku munsi alright ariko rero ugasanga abantu bose bayigiye inyuma ndibuka rimwe muri uyu mujyi higeze habaga utubotike dutoya n'udukiyosike twanditse ngo amata na fanta bikonje babitaga kuri bikonje harimo n'ibishyushye none ubu ngubu wasanga business ishoboka mu mujyi wa Kigali ni moto. I think there should be a regulation yo kureba ukurikije ubunini bw'umujyi wa Kigali amabwiriza ukareba n'abagenzi bahari ni moto zingana iki zishoboka mu mujyi wa Kigali. Icya kabiri ese abantu bashinzwe zimwe bakazima license. Icya kabiri hari ikintu gishoboka kindi nanone urumva turi kuri moto gusa ariko nazo turagira n'ahandi gusa nanone reka tugende tubihuza uko dusigaje iminota 2 yonyine ngo dusoze okay ugasanga twese hamwe ariko harimo cocktail y'amabisi n'amakamyo avanze n'imodoka zisanzwe bikavanga na moto zo zidafite umukono wo kudepasirizaho wemewe n'amategeko kuko wagira ngo amategeko y'u Rwanda n'abareba mu bijyanye no kudepasa badepasiriza igihe cyose bashakiye. Icyo ni cyambere. Icya kabiri rero ugasanga cocktail y'amabisi amakamyo imodoka ntoya moto n'amagare sasa umunyegare wamanutse nk'uwasaze agendera muri 200 nta feri agira cyangwa ugasanga muri yambutiyaje murimwo imodoka igenda uko igende akajyamo nawe akajyamo n'umumotari na kasike n'umumotari akaguca iburyo n'akaguca ibumoso. Muri abanyegare bemerewe kunyura hahandi ku mapave kugira ngo iminota iradufashe icyo nashaka kongeraho ku bantu babiri ariko ngira ngo ni na ngombwa bazanabikore nk'uko bafata ibyemezo bitandukanye. Polisi igomba kugira ngo umuntu utwara ikamyo na bisi bakabaye bapimwa periodically no kuvuga ngo mu bihembwe kureba niba nta biyobyabwenge unywa bakagupima kureba niba nta nzoga unywa kugira ngo uri tayari kuko niba hari abantu babanga musibye n'abamotari abantu batwara bisi n'amakamyo none haya makamyo yahoho ari amakamyo hari n'igihe banyuzamo ukuboko akagutunga agatoki ko hagati akaguha urutoki rurerure agendera uvuga uti buri muntu akifata ku mutwe akavuga ati kamera iramara oya nka bisi ya KBS nk'amabisi ya YouTube metero 40 ingahe uwe ikagukatana abantu bose aragukatana niba ushyirayo ni wowe uhomba. iyi ngingo ubwayo ndabona ishobora kuba narije cyane. Reka twubahiriza amasaha tugarukira ahangaha nibidukundira tuzaganira na polisi yabishami ryo mu muhanda batubwire ibi ngibi nabo baba babibona cyane batabibona bituvuga baba babyumva. kubera ko ntabwo tugeze ku kibazo cya insurance n'impamvu abamotari bavuga ko zihenze n'ikibazo cyabo iyo migendere mibi iyo mikorere mibi uwo mwanda ntabwo ababyita n'ubwishingizi ntabwo waha umuntu ubwishingizi ubizi neza yuko ari muri risike nyinshi ni nayo mpamvu yuko ubwo bwishingizi azabukonsoma kurenza. Ni nayo mpamvu bavuga ngo ubwishingizi bwabo buri hejuru ko bagaragaza yuko ku mwaka batanga 260 abamotari. Erega buriya ariko abatanga ubwishingizi bavuga bati nimuhindura ushyiraho ku giti cye ushyiraho ikinyabiziga cye ushyiraho umuntu yatwaye n'abandi bashobora kuba bari involved muri iyo mpanuka. Ntabwo byoroshye cyane.
Mazimaka Magnus ndagushimiye cyane, Robert Mugabe ndagushimiye cyane. Murakoze cyane n'abadukurikiye kuri MC n'abadukurikiye ahantu hose cyane. Harya ya ndirimbo y'akantu wahembwe ku kwezi ndabashimira cyane abaduteze amatwi, mukomeze mukurikirane ikiganiro cyacu ni buri wa gatandatu kuva saa 4 kugeza saa 5 n'igice. Turabashimiye cyane abadukurikirana hose, murakoze kandi kuri YouTube kino kiganiro wagiye Loyo FM mu Rwanda naho murabibuke no gusoma tarifa wana basome tarifa ubwo bakurikirana na Connection TV kuri YouTube bakurikirana Connection TV basome na Kivu News. Upa twagiye sawa mwakoze cyane. Experience a new wave